ya Pentecote ADEPR hariya mu Rwanda. Ubwo rero ndi umukobwa ariko umukobwa ukuze ntabwo ndi umwana. Yesu kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana. Amen. Harimo abo tumaze kumenyerana, ubwo hari n'abatanzi. Abo twaganiraga nabazaga kujya ku buhamya rimwe na rimwe tukamenyana, ariko uyu munsi suko bigenda, turinjira mu ijambo ry'Imana. Amen. Shimye Imana yo mu ijuru, niyo yabanje kumbwira ko ifunguriye urugendo muri iki gihugu cya Australia, irambwira ngo genda kuko hari umugeni wanjye. Haleluya. Ariko irambwira ngo ugende uvuge nurangiza unakarabira imbere y'amaso azakubona, kuko ku munsi w'urubanza ntacyo umuzibi wose. Amen. Mubo yanyuzemo mbasabira umugisha ni groupe Arise Women. Sinari mbazi ariko niwe Yesu yacishijemo, aho bari hose Imana ibaha umugisha. Haleluya. Abo nibo batumye mbasha kumenyana namwe. Kubw'ibyo rero tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana. Hari ikibazo kurebera hamwe, ariko ubundi hari umuntu utanzi tubonanye aribwo bwangu arahari. Yesu abaha umugisha. Ko gato Imana yanguye mu bihaye Imana kwa Padiri ndi umubikira. Yesu abagakiza. Ashima ko mukorera ubutumwa, byaciye mu nzira ndende, bintwara n'umunsi wose kubivugaho byanyuze. Ndi umuvugabutumwa kandi ubu nibwo numva ko nihaye Imana. Amen. Kuko ubu ndakora ibyo Data wo mu ijuru ashaka. Haleluya. Turebere hamwe igitabo cy'umubwiriza. Bakiri kubareba ntangira ivugabutumwa, nagiye nyura n'utubazo mu murimo, abantu bakanyumbaye mu Rwanda barabizi, kuva za ngingo zo kubona mu mwuka batitira bavuga indimi nyinshi. Ngeze uko Imana yampamagaye ngo mvuge ubutumwa, bakajya bamugura nanga kwemera ko ngira umwuka w'Imana. Yaje kubinyemeza 2012 mu kwezi kwa 12, ubwo yanjyanaga mu mujyi nzengurutsa mu tubari hari nijoro mvuga ubutumwa mu tubari. Imana yantwaye ubwenge, biza gusozereza ku kabari kari kazwi muri Kigali yose kitwaga Boîte Cadillac. Icyo gihe naravuze indaya zirangomera, abantu baramwaza, bari baraho bamwe indaya zinyambarira ubusa zigakuraho utujipo, taramwaye yabuze umugabo. Nazamuye isengesho rito, ako kanya Boîte iraturika, babona umuriro urumanyira hiye. Abari baraho bose ati wa mugore n'umuhanuzi, ati wa mugore n'umuhanuzi. Ibyo kumwaza biba bivuyeho. Cyakoze fatwa nako bakora ubwinshi bw'abantu, n'abari bari mu modoka bahitaga baza kundeba. No riziki nahise mbona akamoto deguza umumotari ndamubwira nuruhukire Nyabugogo. Turagenda turenza aho bitaga kwa Rastameni. Moto zari ziraho zose zadukurikiye, abamotari bari inyuma bakagenda bampamagara ati mukozi w'Imana, ati mukozi w'Imana, twebwe abamotari Imana iri kutuvuga iki, ati natwe tubwire. Yesu ashimwe. Amen. Ni ijambo ry'umuhanuzi Yesaya 5:6. Hari ijambo rivuga ngo mushaka Uwiteka bigishoboka ko abonwa, ni mu mwambaza kibari bugufi. Yesu ashimwe. Ubu aracyari bugufi. Yemwe ubu ntabwo arajya kure, ni mushaka Uwiteka. Uri muri Australia ntibisobanura ko ufite Uwiteka, ahubwo mushaka. Ufite n'amahirwe yo kumushaka neza, ubwo nta nzara nta bibazo, ufite naho umushakira. Utasohowe mu nzu uri kubigenza mu bacu
imbabazi zikaranga. Hari igihe abigisha benshi bajya babeshya ngo byararangiye ngo turi ku buntu, barakubeshya. Ntabwo twaherewe ubuntu bw'Imana kubupfusha ubusa, kubunyanyagiza ngo mujye mu minezero y'isi. Yesu ashimwe. Mwibagirwe umurimo. Amen. Tugiye gusoma ijambo umubwiriza ku gice cya 12:14. Yesu ashimwe. Hari ijambo rivuga ngo kuko Imana izazana umurimo wose mu manza, n'igihishwe cyose ari cyiza cyangwa ikibi. Amen. Kuko Imana izazana umurimo wose mu manza. Amen. Aha ni umunyabwenge Salomo wanditse igitabo cy'umubwiriza, aravuga 1,000 atitaye ko yubaka ibigirwamana muri Isiraheli, umwuka w'Imana bunyuraho, aravuga ngo kuko Imana izazana umurimo wose mu rubanza, n'igihishwe cyose kizahita kijya habona. Amen. Murarakaye. Hari abo Imana yagiriye neza ikajya ibahereza akazi mu mabiro kuri mashini, ukaba wakorera amanyanga ku mashini, n'igihishwe nacyo kizaza mu rubanza. Tugiye kuganira ku byerekeranye n'urubanza, kuko iminsi yo kuba hano itera kurangira. Nibuke ko ibintu byose bifite iherezo. Turebe inkuru nziza uko yanditswe na Matayo, igice cya 25:31. Inkuru nziza uko yanditswe na Matayo, igice cya 25:31. Umutwe w'amagambo hari ijambo rivuga ngo gucirwaho iteka. Yesu ashimwe. Amen. Mu Kinyarwanda wenda mu Kirundi sinzi, ariko muri make ni ukuvuga ngo ni ugushyirwaho finali, mbese biba birangiye. Gucirwaho iteka ni ukuvumwa, ariko sinzi ko nabivuga mu Kirundi. Amen. Amen. Muri hanga gucirwaho ibintu byose bikarangira, Imana ikabishyiraho iherezo, ntibizongere kubaho ukundi. Gucirwaho iteka ryose. Ubu umuntu arapfa, ariko agapfa dufite ibyiringiro yaba umukristo ko azazuka, tuzongera kubana. Uretse ko hari n'abazazuka bagiye kubona imibabaro, amakuba, kuzahora bababazwa. Amen. Ndabizi neza ko abigisha benshi ntibakunda kuvuga iherezo ryo kurangira ry'isi, ahubwo dukunda kwivugira ubuzima bwa hano mu isi, ukuntu Imana yagukorera igitangaza, ikakumebeza uri umugore, bakajya bakwita bebe, mbese ugasubira buhinja, umugabo akajya akumebeza. Barakubeshye. Muraho neza. Yesu ashimwe. Kuba uri umugabo ukagendera muri icyo kigare gusa cyo kumva ko uri umutware byonyine, uri umwami, ushaka ubwami bw'Imana. Wakaba umwami ntiwarusha Kristo, ariko Kristo yararaga mu mashyamba, ariko dushaka yararaga asenga. Kuba uri umugabo ujya ufata kandi ukaramu gusengera abana wabyara ngo bazamenye Imana, batazarimbuka. Aho ntugira ngo kurera no gutanga ibyo kurya gusa, ibyabi wabucera inyama, bishyimbo, amata, hari no kubamurikira Imana kuko uzababazwa. Amen. Ntabwo Imana yaguhaye gutanga minerivare yo mu ishuri gusa, abana bawe bakwiriye no kumenya Uwiteka babigukuyeho. Amen. Tugiye gusoma, izera ko mwahageze. Haravuga ngo umwana w'umuntu ubwo azazana n'abamarayika bose afite ubwiza bwe,
uhereye ku kuremwa kw'isi. nuko kuko nari shonje mukafungurira, nari nambaye, nari mfite inyota mu mico kunywa, nari umushyitsi murancumbikira, nari nambaye ubusa muranyambika, nari ndwaye murasura, nari mu nzu y'imbohe muza kundeba. Abakiranutsi bazamubaza bati, mwami twakubonye ryari ushonje turagufungurira, cyangwa ufite inyota tuguha icyo kunywa, kandi twakubonye ryari uri umushyitsi turagucumbikira, cyangwa wambaye ubusa turakwambika, kandi twakubonye ryari urwaye cyangwa uri mu nzu y'imbohe tuza kugusura. Umwami azabasubiza ati, ndababwira ukuri yuko ubwo mwabikoreye umwe muri bene data ababoroheje bari hanyuma y'abandi, ari njye mwabikoreye. Azabwira n'abari ibumoso ati, nimuve aho ndi mwabivume mwe, mujye mu muriro w'iteka watunganirijwe umwanzi n'abamarayika be. Kuko nari shonje ntimumfungurire, nari mfite inyota ntimwampa icyo kunywa, nari umushyitsi ntimwancumbikira, nari nambaye ubusa ntimwanyambika, nari umurwayi no mu nzu y'imbohe ntimwasura. Nabo bazamusubiza bati, mwami twakubonye ryari ushonje cyangwa ufite inyota, cyangwa uri umushyitsi, cyangwa wambaye ubusa, cyangwa urwaye, cyangwa uri mu nzu y'imbohe ntitwagukorera? Arabasubiza ati, ndababwira ukuri yuko ubwo mutabikoreye umwe muri bene data ababoroheje bari hanyuma y'abandi, nanjye mutabikoreye. Abo bazajya mu ihaniro ry'iteka, naho abakiranutsi bazajya mu bugingo buhoraho. Amen. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Yesu ashimwe. Ngo kuko Imana izazana umurimo wose. Yesu ashimwe. Haleluya. Badiyakoni, udiyakoni ni umurimo ariko uzajya mu rubanza. So gukorera Imana nabyo bizajya mu rubanza. Uku kuvuga ubutumwa bizajya mu rubanza. Uko wayoboye urusengero pasiteri bizajya mu rubanza. Mushuka muraho neza? Ye baba we, uko wahanuye ubwira abantu ngo nimwumve Imana igukora ibi, uzisobanura uzajya mu rubanza. Yesu ashimwe. Babwiye nabi baririmbye muri kuririmba nabyo bizajya mu rubanza. Ntabwo ari ugupfa kuririmba, reka n'abacuranzi bari ku byuma ubikora uzi neza ko uzitaba Imana ukisobanura uko wabikoze. Muraho? Hari igihe umuntu aririmba acuranga yabona ari kumwe mu rusengero akifatira abantu akaza igihe ashakiye. Yesu ashimwe. Byaba na ngombwa ati nimutanyishyura sincuranga, kandi agakomeza akitwa umukirisitu. Naho baguha igiceri cy'atanu ibihingurano n'izo, nta kindi uzabazima. Kandi nabwo nuza usenda uvuga uti ni njyewe unagize, yo iyo abimuhaye muzagira mu rubanza. Yesu ashimwe. Ndabona abakobwa hano baririmba, yajya kuririmba agashyiramo ibikabyo ku ruhimbi, akaririmba agafata mikoro bagira ngo ni agafanta yiminusa, mbese yica ku bantu. Bizajya mu rubanza. Birasaba ngo bikorane kwicisha bugufi. Amen. Yesu ashimwe. Murakaye? Nitwa Riziki, ndavugira rimwe sinzagaruka. Haleluya. Haleluya. N'ubundi ni Yesu ijambo ndabizi ndaho ngumva ni Yesu gusa. Haleluya. Ibyo ukora byose, haba mu rugo mwabagore ni urubanza. Uko wafashe umugabo niwe waramufashe
kagufashe nabi ukibwira karakajya he mu kinyarwanda ukananira umugabo rimwe na rimwe umugabo akarara ari kurira azize wowe urwo rugo si urwawe n'Imana yari yagufunze niwitwara nabi uzamubazwa uzabazwa ubugingo bw'umugabo ibi bintu byateye byo gusenya urugo ugahita uhindura idini aho ugeze bakagusezeranya pasiteri wenda niba afite ibyaga akaba bizi neza ko ufite umugabo nawe azajya mu rubanza hazabazwa uwo mugabo wa mbere muraho yemwe nitwa Riziki narangije kwitaba Imana muraho haleluya Yesu yavuze ngo umwana w'umuntu azaza aje hano mu isi turi kumwe icyambere azaba yambaye ubwiza bwe ntabwo Yesu azaba akiza noneho na Yesu wa kera azaba yambaye ubwiza hano hari abagore ntako mutikoraho ariko muzasanga muri fe Yesu azaba yambaye ubwiza n'abagabo batera akajisho bakemera ati twabaho tubonye umugabo haleluya azaba yambaye ubwiza amen kuko niwe soko y'ubwiza azaba yambaye ikintu bita ubwiza we ngabamisi hariya n'amasi Yesu azaba ari original soko y'ubwiza azaba yasese abantu bose bari kureba bakumbarara ati yaje oya n'umupfumu azabimenya ati yaje we soko y'ubwiza nta makeup no n'umwana Yesu ashimwe azaba yaje yambaye ubwiza ngo yicare no ku ntebe y'ubwiza haleluya haleluya intebe y'ubwiza ntirabaho uziko nta muperezida bicara ku ntebe y'ubwiza bicara ku ntebe nziza ariko iy'ubwiza ntiraboneka haleluya umwana w'umuntu ubwo azaza iyo ntebe azicaraho ubwayo abantu bose bazemera bazubarara intebe y'ubwiza ngo amahanga yose Australia Amerika Burayi Aziya hehe Afrika yose azateranirizwa imbere ye bose abapfuye bamo kutubazazuka we haleluya naho samabirira aho bose bazitaba Imana ngo ni ba papa bazaza bitaba Imana muraho yemwe amahanga yose azateranirizwa aho ngaho Yesu ashimwe abahanzi b'isi harimo tujya twumva bapfuye baragato abo bose bazita rubanza abakinnyi b'imipira aho amen bazitaba Imana bumva urwo bakatirwa Yesu ashimwe haleluya muraho ngo babakinnyi b'amakarate abatera aho bazaza bitaba Imana n'abapfuye bazazuka Yesu ashimwe bitaba Imana abapfumu bazaba bara abahanzi b'isi bese buri wese icyo yakoze mu isi indaya zizaba zira ihene muri make yose na za ruhaya zose zizaba zira muraho neza haleluya noneho Yesu aterura ijambo akora akazi ko kubavangura amen ubu twese turi hamwe ihene n'intama byose ni amatungo byose ni amatungo ubu hano muri uru rugo rwa data byose biragiriye hamwe n'amatungo ntabwo Yesu aravangura oya ziracyarishiriza hamwe tubwirirwa mu ijambo ry'Imana dusangirira hamwe igaburo ariko hano hantu nutaba amaso nutaba intambura buri ihene ibintu si babiri se bavuze amen avangura Yesu ashimwe ngazavuga ati rero mwandamuntu nari nshonje muramfunguye nari nambaye ubusa muranyambika nari umugenzi ese nimberezaho gushyira umusatsi nari ndwaye mungeraho muri gereza mwumva mukatira mu bwabo bwabateguriwe kuva isi yayo
ariko ibazamu na n'isaha bamureka bakiri kudekora nawe uhatekereza mu ijuru ahantu kuva isi yaremwe reba utuntu mwahanyanyaje mu iby'amasegonda ibaze bakubwiye ngo mudekore ukwezi kose iyi nzu mwayigenza mute none ibaze ahantu kuva isi yaremwe bakiri kudekora mu ijuru aho hantu kutajya mu ijuru ni ibyaha ni agahinda karenza kandi gahinda kawe murahuye ati rwose mujye mu bwabo muraho uzi kugira ngo perezida wa Australia akubwire ngo narishonje baravumbuye uzi bikabyo wagira muri Australia yebawe we ntabwo twamukira muraho neza uza kubwiye ati cyagere baracumbike narayi wawe akabivuga gusa bigaca ku makuru abanyamakuru uti ni kanaka wacumbikiye nageze derayiti naraye mu rugo rwawe uretse kubeshya inaha twagukira n'ibikabyo haleluya haleluya no muri Afurika wajugendana ibikabyo ngenda cumbikiye perezida Tom noneho iwacu habaye ibintu byitwa imiganda yarimwe mu kwezi umuganda bazi neza ko byibuze hari igikorwa akoreye perezida ninde wamukoresha umuganda nuwe muyobozi wagukoreye yararapfuye muraho yemwe Yesu aravuga ngo no muri gereza mwarahasanze mu bitaro narababonye mu gihugu nareka ahindukira ihene Yesu ashimwe haleluya azibwira ati mwebwe ntacyo mwamariye ariko nari ndwaye kada sinigeze mbaho kandi wabona uri hano kuva waba utarajya gusura abarwayi nari kandi ujyayo ari uko ari bene wanyu gusaba kujyana muraho ako kantu gatekereze kuba uri umugabo kuva wabaho turi kumwe banza wibaze kuba utarafunga ariko ukaba utarasura Yesu muri gereza wagezeyo mwibuze wabonye imibabaro yawe ariko Yesu ukaba utaramugera si ikibazo muraho mwababyeyi amen ariko reka tuvuge ku mico y'ihene n'intama tagira ngo ni ibiryo gusa ni ugufungurira abantu ni ukwandika no ihene n'intama biratandukanye nuko byombi ari amatungo Yesu ashimwe haleluya icya mbere ihene igendera inzira imwe bambi intama intama ikurikira shebuja yakataga intama igakata turi kumwe yanyura hari isina kandi ishonje ikirangana kuko ifite uwikurikiye kandi irashonje intama ntabwo bigombera ikiziriko ngo bayikurure ihene nuko uzaba se ihene bigomba ikiziriko kugira ngo ize kurura hari gukurura mu baririmbyi nyabuneka hari n'abandi tuvuga bigahita byijyanamo Yesu ashimwe ariko hari abo bisaba gukurura muraho kandi ihene n'intama biratandukanye cyane uzarebe Yesu ashimwe ihene n'intama intama iyibyaye umwana wayo intama nubwo wavuga ngo ndagutwara mu ndege ariko usiga abantu ndakujyana mu mahanga ya kure nzaguha ubutunzi nzaguha ubwacu urishe ububwe neza ariko usiga umwana wabyara intama yabyemera ariko ihene ikibyara ako kanya yo ikibyara ako kanya ufata umwana ukawikaho agatera ihene ireba bavuga ati tugende twigende tugende naho nzagera nzabyara abandi tugende muraho haleluya ihene y'umugabo ntiyatinya gutabana na batanu batandatu ikabata rwose ihene y'umugore ntikamba nuko hari n'undi konsa iramusiga ikigendera ikasiga abana bagasigara bangara abana bakabaho nabi avuga ati ntacyo bazagera nzabyara abandi muraho kuba utakigira umutima wa kimuntu ngo ukunde koko urutwa n'inyoni inyoni
agasimba ikagera kikavuga ati mfite abana nasize mu cyaro, ikarera abana paka bakuze. Muraho wa mama, Yesu ashimwe. Ubu twese twavuga ko twubaha Imana, ariko ibiyagije nibwo twamenya ko tuyikunda. Amen. Ihene ntigendera inzira imwe. Uzacunge abarokore, abakristo, sanga niba ari ihene yaba umusore ntagagendera inzira imwe. Aho bamubwira hose, yaba muri buwate, hano mu rusengero, no kujya kubyina za ndirimbo z'isi, aho bamusaba gukuramo imyenda arabikora. Nta nzira imwe, reka reka inzira zose zijyamo, no mu mupira ajyamo, kubera ko inzira ye ntabwo ari imwe. Ubu iyo abantu abo b'umupira hari n'abacunganwa n'amasaha y'umupira, kuko ihene ntigendera hamwe gusa. Bavuga ati ikipe runaka irakina, iyo muri Afurika iraza, iyo i Burundi, iyo mu Rwanda iraza, ihene yatahana iteraniro yava imbere y'Imana ikajya gufana kwikomereza. Amen. Akandi kantu wabonye ku ihene kadakunda kuboneka ku ntama ni ubwibone. Uzacunga agahene k'agasekurume, hari igihe bajya kukazirika mu gisambu, bukira katarishije, kadakoze ahubwo kari kwisariza, kakisariza kisimbitse ukuntu. Kubera iki? Ubwibone kari kwiyumvamo imbaraga, kari kwibonamo ubwiza. Nk'uko hano hari abantu bwira nta n'isengesho, byakaza mu materaniro yakererewe, nta kimana itakoze, ariko ibintu byo do gusokoza imisatsi niba ari ibintu bizajyana abantu benshi kuzimu, ibi cyane cyane igitsina gore, hiyitira indorerwamo, amasaha akamurengana. Muraho yemwe, Yesu ashimwe. Ihene, turi ku mico y'ihene n'intama. Muraho, haleluya, haleluya. Narishonje bene data. Ubu nta bantu baguhamagara bakubwira ati turashonje kandi ari bene wanyu. Umwe muri bene data akakubwira ati bimeze nabi, wapfa kubona gusa nimero iturutse iyo mwatashyize subabaje kumwira umushibuka wose kuko ubonye nimero iturutse ati mwakindi bagiye kumbwira abo bagiye kumusaba ye cyuhinda ntakindi yamuhagarika. Muraho, ko ari we Imana yashimye kugira igiti kinini kandi gifite amashami ngo amuvukamo bakugamemo agacucu, ikubwiye ngo ikujyane muri Afurika nawe ujye ubasaba. Wabyemera ati wowe bazajya baguha, ntabwo bazajya bakwima, wakwemera? Yesu ashimwe, Yesu nashimwe. None kuki ukora ugononwa wikiragura hari bene wanyu? Twikomereze. Narishonje, mwafungurira. Uzi kuba uri hano mu Burayi, muri Australia, umukecuru wawe ugasanga ubuyobozi bwa leta niba buri kumugondagondera akazu, afite igihungu kiryamye hano muri Australia. Muraho, ugasanga aracyagamuka muri tuwarete y'ibiti, akandagira kikabyina, afite umwana w'umukobwa uryamye hano mu Burayi. Aho utari ihene ni hehe? Niba uwakubyaye ari gufashwa n'imiryango remezo kandi yarabyaye umwana uba mu Burayi, aho utari ihene ni he? Muraho, ndavugira bimwe sinzakubwira. Yesu ashimwe. Haleluya, haleluya. Umwana akajya, umukecuru akajya avuga ngo narabyaye, yaherutse abyaha, aheruka agurisha amasambu akurihira ngo wige, ariko sinyiturano n'iyihe. Twigarukire ku ijambo ry'Imana. Ijambo ryavuze ngo turi kumwe. Haleluya. Imirimo yose izajya mu rubanza. Ibyo ukora byose bizitaba, ni mu rubanza, niho bizingiye. Muraho, Yesu ashimwe. Haleluya.
uzi kugira umukazana w'ihene. Muraho ako gahinda wazagakizwa n'iki? Yesu ashimwe. Ibi yari imisatsi yikora yisariza ataza byibuze nkagufasha no koza utwobo. Ihene ubwibone. Ariko hari n'igihe ugira na nyoko ko ari ihene. Muraho neza. Sanga umukecuru ni ihene ntabwo ashaka ko wubaka. Kwahura n'umuhungu ati mwana we buriya rwose warabishe bibaye byiza wazashaka undi hariyo uzahaba. Kuko akunda ubwibone ati ashatse kiriya gikara kwa runaka bihariyo k'inzobe. Uwo mukecuru burya ni imunguzi ni ihene. Nubwo yabasenga mu maso y'Imana ni ihene. Muraho Yesu ashimwe. Murakaye. Birababaje kuba waba mu nzu y'Imana ntushobore kubakira abana bawe warangiza ukabeshya ukunda Imana. Tuyobora abana bawe mu nzira ijya mu ijuru ahubwo bakatisha kwa Satani. Muraho. Amen. Akandi kantu nakuboneye ku ihene. Disi we ihene ntijya yihanganira ibigeragezo. Nta hene yemera kwihanganira imibaho. Mu gihe intama bajya kuyibaga bagatikura icyuma iri gushinyiriza iri muri ipfira imbere nk'uko tubona abagore bapfiriye imbere kihanganira umugabo mubi kaba yanakubitwa ariko nahamagara polisi ari muri kandi bari kwishinga ikibu bigashinyiriza ingingo kuri hari n'abagabo bapfira imbere cyangwa afite umugore reka da umugabo akaba ariwe witunganyiriza imyenda ngo nuko muri mu Burayi ngo niho hari uburinganire kurusha mu Rwanda. Cyangwa umugore arasigana n'umugabo tejo bundi ejo ninjye watetse nawe urateka. Muraho uretse kubeshya umugore ukijijwe n'umugore ntabwo yigeze amenya Imana. Muraho neza. Haleluya. Haleluya. Ariko umugabo afite ihene y'umugore. Nakuri ababa kizetehe hashaka ko bakwitamo amapantaro ariko mu mbeshya kari kirimi bitera ngo nubukonje bwinshi n'ubushyuha abagabo mwapatushiko naga akagera. Muraho yewe. Haleluya. Haleluya. Yesu ashimwe. Uretse ko kanyarukirimo sinzi impamvu. Twigarukire. Ihene n'intama. Yesu ashimwe. Ntukabone ihene y'umugore wananiwe kwihangana. Uwo ari we wese agenda amubwira. Ihene bayitaye icyuma irasakuza. Tupuwe! Buri wese agomba kumenya ko yagowe yabushye. Ihene ntijya imenya kwihangana. Amen. Niba uri umukristo utabasha kwihanganira imibabaro umenye ngo ihene wituka. Ariko niba ubasha kugera ibikubayeho no mu kazi ukihangana ukababara ugashinyiriza imbere burya uri intama. Amen. Yesu ashimwe. Haleluya. Ihene n'intama byambara kimwe. Wenda naruke kuri ako kantu bigenderere. Ihene yaba iyikiga bisekurume akarizo kari hejuru. Ishashi nayo muruku we yitwaje Imana ntibireba nikireba n'umutima ye n'akarizo kaba kari hejuru. Muraho yewe. Ubu kuba uri umukristo ugira isoni zo kwanika amaguru uri umubyeyi uri umukobwa utaniye n'ihene ko nayo ariko yabigenje akarizo kari hejuru ariko intama yashatse umwenda uyikwiriye irafubafubika irahisha. Amen. Ihene irahisha. Birababaje kuba uri umukristo usengera aho uzura umwuka wera ariko uri umumama amabere yawe ukayatwereka nk'ihene. Sanga imizi y'amabere aho itereye aho icomekeye hose turi kuhareba utaniye ihene. Naho Yesu ashimwe. Amen. Navuze ko mvugira rimwe sinzagaruke. Hari n'amakanzu bambaye asatuye aha hose n'ibere ibi
mukagira ibanga. Amen. Kuki mutamenya abo muri bo? Amen. Yesu ashimwe. Kandi rero nubwo yaba ari umugeni ku munsi wa mariage yambara n'ihene. Abageni b'iki gihe n'umwenda ukatira bakimi byose n'imisi y'amabere, ihene igenda yinyanitse hose, igomba kugaragaza isoni, igomba kwerekana ko yiye. Muraho bamama namwe bakobwa, ayo maguru mugenda murata iyo upfuye hari icyo bayakoze. Uziko nibura niba isi tuyarya ayabarutwa n'ayinka, aya maguru y'inka yo yapfuye akatira mu gasombe n'utuboga ayawe se hari uruhengekero rw'amaguru yawe. Naho waba uri misi, naho waba urinde iyo upfuye, tunezezwa no gukubika munsi y'ubutaka. Nuwasanga akaguru kawe ari mu muhanda twavuga ati doka twakimwe na Yesu tukamubonye amaguru yumva ko ari neza, ibeshye gacike ntawavuga ati mbega akaguru keza we, mbega utwara twiza usige verine nishaka ushyiraho zahabu tukikabona twavuga ati abadayimoni. Muraho uyu mubiri kuki ugukereje, izinyo yuko uzabona kuki ukujije ubwami bw'ijoro ukaba uri kukumanura gihono. Muraho neza. Yesu ashimwe. Reka mvugire rimwe sinzagaruke. Yesu ashimwe. Haleluya. Haleluya. Ya uzitegereza ihene y'isekurume, ariko kunze kugira ubwanwa bugera cyo bita buhaya. Sanga umwitorero ufite abagabo ubwanwa bw'ubuhaya. Ya muraho yemwe kuki mukunze byabise. Ako muzitegereza ababene wacu bita abahamya ba Yehova. Wigeze umuhamya Yehova ufite icyaha, iyi nguko twari twarayirekeye abisilamu ba Shehe ba Sumayeri na Habibu, basanga mu rusengero gute rw'abantu buzura umwuka wera no guteka ubwanwa bwawe. Muraho ntabwo Imana isaha ihene zihoye ubusa, hari utunyanga twishi ihene igira. Muraho yemwe mvuzeho dukeye ko ndacunguza uburyo umwete. Amina. Haleluya. Nari mfite byinshi nakabaganirije, ariko nyine iby'ingenzi abenshi hano twarabona twarabiganiriyeho. Birababaje kuba uvuga ngo ugiye mu ijuru, muzitegereze kuvuga ngo uvuye mu gihugu ugiye mu kindi, ibyangombwa gusa. Hari n'ibyo umunyuramo, natwe utega ibitambaro ugakuramo bakabanza bakareba ibyo utegeyeho, bakabanza bagashishoza ibyo bakukiraho ku mutwe. Hari naho ukuramo inkweto ngo barebe niba nta forode ubinjiranye. None niba mu rwego rw'isi yose winjira mu gihugu bagusatse, igihugu cy'ijuru nicyo kitazasa. Muraho mwababyeyi, umunsi yasatse ku mazuru igasanga warahatobaguye, igasaka amatwi igasanga ya nyama yashyizemo ifu warayijugunye, hapakiyemo inyuma. Muraho yemwe. Ivyuma nibyo hapakiyemo, umukondo, amarangi, inzara wagiye guhaha muri butike womekaho impandi se wazamukana izo nzara sinyomeka. Ibibazo nawe ugatekereza. Yesu ashimwe. Kuko Imana izaza mu murimo wose mu rubanza, umurimo wose. N'uburi umutayeri bizawuza, umufundi bizaza, uri muganga bizaza. Hari igihe disi we umuganga ahugura umurwayi, sinari nzi ko nabo bica, agatwara impyiko y'umurwayi kuko afite mwene wabo azayiha. Uwo muri muzaza mu rubanza, umuntu ukabura muhuye ukamwiba impyiko ubeshya ngo yararwaye yaramaze kandi ari nzima. Umurimo wose uzaza mu rubanza. Amen. Ndabwiye nabi. Umugore ukamutwara matrice cyangwa se ukamufungira ku ngufu atabyemera, umurimo wose uzaza mu rubanza. Uri umucuruzi, hari umucuruzi ukuryoshya cyane cyane iwacu muri Afurika, agashaka kukwereka ko amukunze cyane, ati nguhereye ku kirambuzo, ukagira ngo wewe waje kumwicaza aho ngaho. Ati ubundi iwacu hari y'amajura,
uhereye ku kiranguzo uturyoshye iwacu bazi kubeshya cyane kandi uwo muntu uri kubeshya gutobesha ukamubona kuhimba afite gukora n'ubucezi muraho umurimo wose uzaza mu rubanza wakizwa utakizwa wabyemera utabyemera uzita mu rubanza amen ushaka ubwami bw'Imana bigishoboka yuko bubonwa yemwe bantu mwaje muri Australia Imana yabahaye bahirwe yo kubazana ahantu ngo uruhuke mushaka ubwami bw'ijoro none mwuzuye mu bwibone ibirabangasa byo mu isi byabatwara gusohokera ku nyanja ye baba we ku mucanga mu mazi kujya koga abagore n'abagabo reka data muri guhekana mama shembe gutwana ngo babafotore nta mafaranga yashiriye Yesu aryamye muri gereza Yesu aryamye mu bitaro Yesu atagira umugeraho ese urimo uretse kubesha ko sagakuru si ukwigana bisi sanga umugore agiye gusenya ngo nuko batamujyanye ku mucanga ngo wo mu Buhinde bakumugabo atega indege aje mu Buhinde umugore ajya kwivuruta ku mucanga muraho hano hafi nta mucanga mwabona ngo usuke mu mbuga y'iwawe umugore ajya yivuruta muraho neza ariko ye kubura ubugingo buburiye ku nyanja y'Ubuhinde abuburiye ku nyanja ku biyaga byo muri Afurika paka batega indege bapinaha ibyo bikubuza kubaka urugo kuko wabibonanye abahanzi b'isi amen ngo nibwo uzemera ko bagukunda muraho bakaburebe data dore rero mutaba amaso hari derayide mugiye guterwa n'icyorezo cyitwa umurengwe abagabo benshi mugiye guta abagore babo abagore bagiye kwinjira mu mashuri yo gutanga muraho neza nimutaba amaso abana barabananiye bagiye gukora satani kandi bahindukiramo ibikoresho byo kubagerageza nimudashaka Imana ngo muyubakeho imibabaro igiye kubasanga kubera umurembe uzi ko kubona abantu nta bateka ibiryo ntibabimena ari igitangaza ahubwo guteka ibiryo paka mumenya ni uguteka mukanagera n'ibyo kumenya mwari muziki wacu uyabona n'ibiryo bakwatuza mu masengero muraho ubwo kandi ngo muri abanyaburayi bahehe utazi kuje umuntu waciye mu buhungiro paka ugiye gukora izika ari bugusura ugateka ibiro 3 by'umuceri isuko ndi mushiki wa ngunda ndabima muraho neza amen uri n'abazungu nuko bateka bagenda babona n'ibyo kumena umunsi uzitegereza abazungu ibyo bateka n'urugero kandi ubasha kumusura akakubwira ati kuko ntumbuye ntabwo gahunda yawe ihari kuko ntabwo gupfusha abirabura abantu bakijijwe mwabuze iminzani yo gupimisha amen none si wacu kukibabona iminzani ndetse abagore b'amahanga bakoresha n'agakombe kandi agateka ibiri bushira ibiri burangire ariko batamenye mu bidobo ibi muzi ko umurengwe umunyarwanda yaciye umugani umurengwe usiga inzara ko uko wisanze muri Australia uzi ejo muzacuriye amen ejo ahejuru hasi ushatse wakwitwara neza kuko utazi iby'ejo umuhanuzi Yeremiya yanditse mu bice 12 ku murongo wa 5 aravuga ngo ko wasiganwe n'abagenzi amaguru bakagusiga unaniwe wabasha ute gusiganwa n'amafarashi yo ku rugamba kandi nawe umerewe neza mu gihugu cy'amahoro Yorodani nikuzuriza kuri umunsi yakuzuriyeho uzabigenza uti muraho maze barabashuka disiti devo usaba guha amafaranga leta iguha amafaranga itandukana n'uwo muri kumwe ukemera n'ubukirisitu wibuke ko bizajya mu rubanza amafaranga baguha yose ukemera gusenya uwo muntu mwashaka muraho mwabagabo ntabwo agakecuru kari bashaka no mwavanye muri Afurika komeza ni original koma do ibuku kumana uwaniwe mugore n'uburi kubona abamiti bizungezi muri Afurika bari kuguhamagara cyane igikombe cyiza gifite amabuno reka data niba ari ngizari kurabagabo
muraho yemwe, muraho ya abagore nabo urupfu rwabo ni kuki, ni ku matwi, kubwirwa amafaranga ubutunzi bugatuma batimoza. Iki navuze kubyerekeranye n'ukwiye n'itabara. Imana ikambwira ngo aho ngera hose ababyeyi mwikore mu murenge wo kunanirwa kubyarira Imana. Nubanga kubyara ejo ibasha kukwica urwo rwikaruza na n'undi mugore kandi ntagazarira nawe azabyara. Muraho ibyo mukora mufunga ibyaha mutabuze ibyo murya ngo ni ubwenge muri abanyabwenge. Yemewe bavuga ati ese narishe nishe uwo ntabona. Katira muri Yeremiya igice cyane murongo wa 4 nakumenya utaraba ngweza ukiruso mu nda yawe. Nubwo isi iri kubahumuriza ngo ntacyo bitwaye muzabazwa abana mwari kubyara. Amen. Umuhanuzi Yesaya 6:6 murongo w'9 hari ijambo rivuga ngo mbese nzatuma batwita ntibutuma batabyara ngo niko Uwiteka aza. Mbese nzatuma babyara maze mbazirinda. Hari n'abagabo bakora ikosa y'umuhungu wa Yuda bita Onani wabikinishije Imana ikamukumbanya ikamwica. Itangiriro 3:8 ku murongo w'9 ijambo ryo kumena intanga hasi abonamo ni ikizira Uwiteka, inkota y'Uwiteka izabica. Muraho muzirikane ko ari benshi bari gusenga bagasanga n'abapfumu barabuza abo bana muri kwaga. Amen. Yesu ashimwe. Haleluya. Ijambo ry'Imana ryaravuze ngo abibone n'inkozi z'ibibi mugabane wabo ni mu nyanja y'akumuro n'amazuba. Ndababwira ukuri kweruye kandi mboneraho gukaraba kuko iki kintu kizahinduza abantu benshi. Mbere y'uko nza Imana yarabimbwiye ngo nzabibwira abantu. Yesu niwe wabivuze. Ndi gucunguza uburyo umwe aravuga ngo ijisho nirishaka kugusha mu cyaha uzanubona ujugunye, ukuboko nigushaka kugusha nakuteme ujugunye. Ni icyaruta nuko bagirana mu urugingo rumwe aho kugira ngo ingingo zose zitujyane urugingo rumwe rujyana izindi byono. Bene da ibintu byitwa kudefiriza kwisukisha ntabwo ndabatinya ngo Nyaburayi ntabwo naje kubasaba amatike asubiza muri Afurika. Nawe utagira icyo mwumva ndakarabira imbere yabo. Iyi nawe ntagenda mu ndege y'Imana nkore riteye ubwo yanjyana no mu mwuka kandi nabishimye ko ngwina. Ndabizi ko heza ari mu ijuru. Yemwe ba ndabizi ko amadini menshi arabishyigikiye ariko nuko si uko bimeze. Inzira ijya mu ijuru Yesu yaravuze ngo iraruhije ntabwo ari iya buri wese. Ngo cyakoze irembo rijyana abantu kurimbuka nirigari ugenda uko ushaka watenda usukuza amaboko. Bagenda ati tuzanye batugiye kunywa amazi nta kibazo. Mu nzira ijyana abantu kurimbuka wemerewe gukora ibyo ushaka ariko ijya mu bugingo na attention ni ikitonderwa. Muraho cyangwa kimara ngo mwiyambure byose ibibaremerera. Muraho neza bakora uko mutabona abagabo bambara amaribaya ngo bakubitemo amabugu nabo babigane bakenyera ibitenge. Ni nako namwe nimukomeza kwitwara uko mwiboneye aho mugeze mugasa nabo, aho mugeze muhingutse mugasa naho muhingutse mukomera kwanyu ntaho. Ndababwiza ukuri bantu muri kwambara amaherena mukomeze mushwanyagure kuko umurimo wa Satani ari yo kurwanya ibikorwa karemano Imana yaremye. Niba Imana yakuremye igasanga uri mwiza usa nayo, Satani ari yo kukubwira turi kibi dore ibyo bigo ufite ubwo shaharura. Nakubwira muri Bibiliya Yeremiya igice cy'Icyenda 25 ngira ngo 54 haravuga ngo nzahana abakebwe bose ababatijwe bose bafite imitima itabakebwe. Egiputa, Ubuyuda, Edomu n'Abamowabu n'Ababenjamini n'abiyogoshesha ingohe z'imisatsi kuko ayo mahanga yose atigeze akebwa mu mitima. Yesu ashimwe. Azahana ADEPR mu Rwanda wanaturutse Kiliziya Gatolika Abadivantisita Protestante amacaca runaka hirya no hino abantu bose batakebwe babatijwe bakakwirika mu mazi dumburi
ukakivamo niba bakudumbuye muri jambi ukongera ukagaruka kuri jambi nta gihinduka. Muraho biteye isoni. Wacu mu Rwanda nta muntu abantu benshi n'abarokora, ariko inzoga zirahenda we, ntabwo zijya zihabuka kandi abantu babatizwa buri munsi. Rero uretse kubeshya zinyobwa n'abandi. Ni ukuri Kigali ntibashobora kubatiza ADEPR yonyine, ntibashobora kubatiza. Ni urugero nko mu kwa gatandatu niho bakunda kubatiza no mu kwa 12 ntibajya babatiza abantu bari hasi y'ibihumbi 2,000. Tubare gutyo. Fata amacaca hirya no hino za Zayoni, za Restoration, abandi bose abadive abo bose nabo babatisha. Uretse kubeshya akakikurana bitagira ihungabana. Byibuze abantu bihanye. Barakoresha ibyo bita kumaguru. Ibiterane bigeza aho gukoresha igiterane cy'abamanyi b'amazi. Muraho yemwe, muraho uzi kuba wicaranye umusatsi wabuze muri butike, Imana ivuze Imana ikagusangana iyo mari kuzasakana yo forode. Muraho ndavugira niba sinzagaruke muhumure. Yesu ashimwe. Haleluya. Muraho bagabo. Harya mwe munywa ibitobe bibatera mu nda ngo harabyimba. Iyo uri muri gereza utegeka ibyuma, bagufunze bakwambitse ipimu, utegeka ibyuranywa, uri mu maboko ya polisi. Hano n'abakirisitu basambana akakubwira ko kwifata byamunaniye. Abapolisi bagushore wababwira ati sinyamara icyumweru ntararyamana n'umugore. Uwo murego wawuzana wababwira yuko udashobora kurara itabi udasomye kwisiga. Muraho neza. Kuki imibabaro iguforoma kwitwara neza n'ibyo unasakuze mu mudendezo tukabibinanira Imana. Kuba turi hano muri Australia ubu bakwigisha Imana nk'umuntu w'umupagani. Birimo barafatafata nyaboneka kandi nawe baba baravuye i Burundi bajya barasa aho wihishe uri bati none izijyamo ubona urenze Burundi, ubona urenze Tanzania, ubona ugeze i Burayi, none bari kukwigisha Imana nk'umwana w'imfubyi. Ubona uvuye mu Rwanda mu Bahutu n'Abatutsi, kandi wasanga wicaye hamwe n'Umututsi, asanga wicaye hamwe n'Igihutu. Imana yose kunyereka Abahutu n'Abatutsi mu mwuka, mbona Umuhutu amazuru bimwe ari bamukiriye uwo muntu utambonera inzu yinjiramo, mbona Umututsi izuru rivuye ahigeze iriya. Muraho ibyo bizuru Imana niramukije ikagusura ibikubiseho ibiti ntibyagushwanyukiraho. Muraho kuki utuguhera tugiye kukubuza ijuru? Murarakaye? Ndavugira rimwe. Amen. Muhumure nigeze ku musozo. Yemwe abanyamuko mwibuke Yesu yasize avuze ku by'abanyamuko. Ndumva ari muri Luka igice cya 4 ahura n'umugore w'Umusamariya. Yageze ku iriba rya Yakobo yaraze umwana we Yosefu. Maze ngo Yesu abwira wa mugore ati mugore ngutuze twokuma nyire utuze. Umugore ikazana bimwe by'abaye n'Abanyarwanda kuri Umututsi, kuri Umuhutu n'Umututsi, kuri Umututsi n'Umuhutu uraza birika amazi. Uko bizi njye nawe tujya dusagira amazi. Muraho kuri Umunyamurenge njyewe urasabirika amazi. Yesu aramubwira ngo yaba wari uzi impano y'Imana ukamenya n'uko gusaba amazi uwayo wakamuha ibyo bizuru byagutagamo. Muraho yemwe akakwiherera kuba umwana w'Imana. Mu ijuru nta karitsiye y'Abagande, nta y'Abarundi hari, nta y'Abanyamurenge. Ndabona amakorali y'Abanyamurenge utayinjiramo uri uw'ahandi. Muraho mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka. Mu ijuru nta bazungu, mu ijuru nta birabura, mu ijuru gusa hazakora kuba waremeye Kristo ukihana ibyaha byawe. Haleluya. Bizakugeza mu bwami bw'ijuru. Murarakaye? Navugiye rimwe sinzagaruka muhumure. Ubundi mumenye abababwira neza, ariko
ubutumwa bw'Imana iteka ryose hano muri iyi si mu gihe Imana itaravuga, kuko Bibiliya inavuze ngo ibihe bya nyuma hazaza ibihe birushya no gupfa bigomba kubaho. Niba uri umukozi w'Imana utaremera kuvuga ngo nibiba ngombwa no gupfa Kristo nzamupfira, uracyari kure cyane. Ubutumwa butarimo ukanda abantu barwanya ubutumwa bwiza. Iteka ryose nahuye n'intambara nakubwira amagereza nakize mu Rwanda no kuzana Imana yabyemeye. Yanyemereye imbwira ati abatanga viza nyakuza hano ninjye wabareba, ndetse irambwira ngo n'uburyo batanga viza ninjye wabibigishije, ninjye wabahaye gutanga viza, ninjye wigiriye mwakiriya gihugu ngwihereye viza. Mu byumweru bibiri nta muntu urabona viza nk'uko nayibona, kandi sinzi utuntu bajyamo basabye rekomandasiyo. Umuhamya ari hari ntawe nari ifite, kuko mu Rwanda ntawampa rekomandasiyo kubera bavuga ko ngira akanwa kabi. Ntawayumva ko ndi umukozi w'Imana. Yesu ashimwe. Keretse mw'ijuru gusa nibo bayimpaye. Haleluya. Certifica ya teoloji ntayo. Yesu ashimwe. Imana yakujije kujya kwiga ibya Bibiliya, irambwira ngo wigiye ku birenge byanjye. Sinshaka ko ari umwana w'umuntu uzigera kwigisha. Irambwira ngo nutanyurwa n'amashuri nakwigishije uzagaruke nongere nkwigisha. Umuntu kubwira Imana kubona kiho gatoya n'utuvungukira ku buhamya bwanjye najya gusaba Imana yandi mashuri. Uzinkoni nakubiswe nzira Imana, uzi buryo naraye hanze inzara yabice nkabona yongeye ngibyo natorogoye mu nzira nkabura aho kuba naraye mu mashyamba, nakongera kubwira Imana ngo ndashaka amashuri. Twigarukire. Amen. Haleluya. Irambwira ngo ayo wese arahagije. Twigarukira kandi tukareke. Ndagira ngo mubwire ngo Imana yo mu ijuru, iby'Imana ntabwo ari amagambo. Indwara nizijya mu ijuru kubera zibitwaranishije imbaraga. Birababaje kubura umukristo ukwezi kugashira utarafata muri amasengesho y'umunsi wa rimwe mama. Ugahora mu biryo boshye ikimamiyo boshye uri umuda buri munsi ujya ugomba no kwigomba ukasiba ukarindira ubugingo bw'abantu muri aho mwabagaburira. Haleluya. Birababaje kubura umukristo uretse nawe. Mose wayoboye Abisiraheli bapasiteri bashumba yacishagamo agasiga Abisiraheli akajya gusenga, kandi yagaruka akagarukana ubwiza, akagarukana imbaraga, akagarukana igikundiro ku buryo bwira nawe ubwira ati tuki ntawashobora no kukureba. Eliya bamanuraga umuriro agira ibihe byo gusenga. Kuki ibihe byawe byose byari byo gushaka amadolari gusa, amafaranga? Ibihe byawe n'Imana biri hehe? Imana izaboneka mu rugo rwawe ryari? Amen. Hari imbaraga zituvaho twigirije ubusa twasenze, kandi gusenga si ukusengera abagabo n'abagore gusa n'abana, dukwiriye no gushaka ubwami bw'ijuru. Amen. Tukiri aha hantu Imana yambwiye ngo aho ngera hose mbabwire ngo biyese kuko batazi umunsi n'igihe. Umuntu wumva yaza tukamusengera niba hari aho yumva yaba yaracumuye ku murimo akavuga ati imirimo yanjye igeze mu rubanza sinaharokoka, kuwatera intambwe yawe tukamusengera. Ariko niba ntawe muramuduhaye amahirwe yo gusoza vuba, iminota yanjye yashize. Ntawe Imana irakaza. Amen. Nongere subiremo. Umuntu uri kuba yatekereza ati imirimo yanjye ninyura mu rubanza sinarurokoka, ntiwazana tukagusengera. Imirimo yanjye iramutse inyuze mu rubanza ndumva ntarurokoka nshingiye kuko uko nitwara. Telefone ukoresha warurokoka. Niba bakora kuri telefone yawe ukayibwira n'igisiga utanga ko abantu babona ibyishe muri telefone, urumva warurokoka. Niwaza tukamusengera ugaca bugufi mu maso y'umuremyi. Amen. Ntutinye aya maso ntacyo yakumarira imbere y'Imana. Aya ni amaso y'abantu, kandi n'umuntu yakureba ariko ibyo bicuza biti bingana iki. Ndiwishinga umwana w'umuntu ngwino mushaka Uwiteka bigishoboka Pawulo.
n'umwambaza akiriye bugufi. Ntuvuge ko ijambo yo yavuze ngo ahari aho we kugendereye birakubera byiza. Amen. Yeah.